Muraho neza, ndagushimiye uteye intambwe ya mbere ugakanda kuri ino video ugiye kunguka byinshi cyane. Mbere na mbere, urukundo ni iki? Ese waba warigeze ukundaho cyangwa se wakunzeho barakwanga? Ikindi, umuntu aragukunda we ntiwamukunda? Ibi byose wigira impungenge, ibi byose uhora wibaza byagiye biterwa n'ubwoko bw'urukundo umuntu wabaga wamukunzemo cyangwa yagukunzemo. Hamwe nanjye tugiye kurebana amoko y'urukundo muri ino video. Aha ni ku Bwenge 360 TV. Njye ni Amos 245 muri kumwe. Ibi byose tugiye kubona ni ubushakashatsi bwagaragajwe n'abahanga bagiye batandukanye, harimo John Alan Lee mu mwaka w'1973 yatangije ubwoko butandukanye bw'urukundo, harimo Eros, Ludus, Storge, Plagima, Mania na Agape. Robert G. Sternberg 1986 yagaragaje ko urukundo rugizwe n'ibice bitatu: ubusabane, intimacy, ubushake, passion, no kwiyemeza, cyo bita commitment. Undi C.S. Lewis 1960 yasobanuye ubwoko bune bw'urukundo: Storge, Philia, Eros na Agape, hamwe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mbere yuko dukomeza gusobanura ubw'urukundo hamwe n'amoko y'urukundo, wowe turi kumwe ndagushishikariza gukanda subscribe nimba ubikunze, kugira ngo twubake umuryango mugari, hamwe like, share, comment. Urabudufashije cyane. Murakaza neza. Ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni amarangamutima yihariye, umutima w'impuhwe, kwiyumvanamo no kwitangira undi muntu. Ni igikorwa cy'umutima gituma umuntu agira ubushake bwo gukunda, kwitanga, gufasha no kubabarira, akenshi atagamije inyungu ye bwite. Urukundo rushobora kwigaragaza mu buryo bwinshi: hagati y'abashakanye, inshuti, abavandimwe, ababyeyi n'abana, cyangwa hagati y'abantu rusange. Nk'uko nababwiye mu ntangiriro za video, urukundo rugizwe n'amoko agiye atandukanye. Ubwoko bwa mbere ni urukundo rwitwa Eros, urukundo rw'amarangamutima akabije cyangwa urukundo rw'abakundana. Eros ni urukundo rushingiye ku marangamutima akomeye cyane ndetse n'ubushake bw'umubiri. Nibwo bwoko bw'urukundo bukunze kugaragara hagati y'abakundana cyangwa abashakanye bashya. Rukubiyemo amarangamutima y'ishyaka, kwifuza kuba hafi y'ukunda, n'akanyamuneza karenze. Uru rukundo ibiruranga rukunze kurangwa n'umurava n'ishyaka ryinshi, kwifuza kugaragaza urukundo binyuze mu gukorakora cyangwa guhana impano. Akenshi rugaragara mu ntangiriro z'umubano. Ingaruka zituruka kuri uru rukundo iyo rudahuye n'andi moko y'urukundo rushobora kurangira vuba kuko ruba ruyobowe n'amarangamutima gusa. Urukundo rwa kabiri ni urukundo rwitwa Philia, urukundo rw'ubucuti, urukundo rushingiye ku bucuti nyakuri. Philia ni urukundo rugaragara hagati y'inshuti magara, rutarimo ubushake bwo gushakana, ahubwo rushingiye ku gukundana nk'abafatanya, nk'abantu bafite ibitekerezo bihuza. Ni urukundo rugaragaramo kubahana, gusabana, gusangira ibibazo no gufatanya mu mibereho. Ibiranga uru rukundo: ubwubahane n'ubwizerane, guhana inama no gutabarana mu bibazo, kudatega imbere inyungu z'umubiri, ahubwo kubakira ku ndangagaciro. Ingaruka z'uru rukundo: ni urukundo rufasha abantu kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza mu mutwe cyangwa kwiyumvira bafite agaciro. Ubwoko bwa gatatu ni urukundo rwitwa Storge, urukundo rw'umuryango, urukundo kavukire. Storge ni urukundo rwumvikana hagati y'abantu bo mu muryango, cyane cyane hagati y'ababyeyi n'abana cyangwa hagati y'abavandimwe. Rukomoka mu kumenyana kuva kera cyane, imibanire ishingiye ku mwimerere. Rushobora no kuvamo urukundo rw'abashakanye rutuje. Ibiranga uru rukundo: ubufatanye n'ubwitange, urukundo rudahinduka byoroshye, gushyigikirana no kubahirana. Ingaruka z'uru rukundo: ni urukundo rutuma umuntu yumva afite aho abarizwa kandi arinzwe. Ubwoko bwa kane bw'urukundo ni urukundo rwitwa Agape, urukundo rutagira umupaka, urukundo rwitangira abandi rutitaye ku by'inyuma cyangwa ku nyungu bwite. Ni urukundo rutanga, rusaba gutanga ibitambo. Agape ni urukundo rudasaba ikiguzi, rukagaragaza mu rukundo rwa kivandimwe. Urukundo rw'Imana ni urukundo rw'abantu bafite ubufasha ku bandi batabategerejeho inyungu. Ibiranga uru rukundo: gukunda utitaye ku gisubizo, kugira impuhwe, kwitanga no gufasha abandi, guhuza n'indangagaciro z'ubuntu. Ingaruka z'uru rukundo: ni uko ari urukundo rurambye kandi rushingira ku ndangagaciro z'ikirenga. Ubwoko bwa gatanu ni ubwoko bw'urukundo rwitwa Ludus, urukundo rw'ikinamico. Ludus rero ni urukundo rutarimo uburemere, rukunze kugaragara mu rukundo rw'abantu bashaka kwinezeza gusa, ntirugira intego z'igihe kirekire. Rukubiyemo gusebanya, gukina n'amarangamutima y'undi no gushaka kwishimisha gusa. Ibiranga uru rukundo ni ukudasobanura neza aho umubano werekeza, gukina n'amarangamutima y'abandi, kubura ubushake bwo kwiyemeza. Ingaruka z'uru rukundo: rushobora kubabaza wo umwe afitiye ibyiyumviro bikomeye kuko rugaragaramo kutabwizanya ukuri. Urukundo rwa gatandatu ni urukundo rwitwa Plagima,
urukundo rw'impano cyangwa urukundo rushingiye ku kwiyemeza. Pragma rero ni urukundo rugaragara mu bashakanye bamaranye igihe kirekire, barigenga mu bitekerezo, bafite intego zimwe kandi biyemeje gukomeza kugira intego zisangiwe, kwihanganirana no gushyigikirana mu gihe cyose. Ibiranga uru rukundo rero ni urukundo rutanga umutekano n'icyerekezo mu mibanire. Ubwoko bwa karindwi bw'urukundo ni ubwoko bwitwa philotia, urukundo umuntu yifitiye, kwikunda ku buryo bw'ubuzima cyangwa ku buryo buzima. Philotia ni urukundo umuntu yifitiye rudahindutse ubwikunde, ahubwo rugamije kwiyubaha, kwiyitaho no kumenya ko nawe akwiye urukundo. Ni ingenzi mu gutuma umuntu abaho neza, agakundwa n'abandi kuko we yifitiye urukundo. Ibiranga uru rukundo rero: kwemera ibyo uri byo, kwita ku buzima bwawe n'imibereho yawe, kwigirira icyizere. Ingaruka z'uru rukundo: utifitiye urukundo ntashobora gukunda abandi by'ukuri. Urukundo rwa munani ni urukundo rwitwa mania, urukundo rw'ubuhemu, urukundo ruyobowe n'ishyari rikabije. Mania rero ni urukundo ruba rushishikajwe no kugenzura uwo mukundana, gushingira ku bwoba bwo gutakaza uwo ukunda, rimwe na rimwe rugafatwa nk'indwara y'ubwiyandarike bw'amarangamutima. Akenshi ni urukundo rutajyanye n'ukuri, rugamije kwikubira undi muntu. Ibiranga uru rukundo rero: guhora wumva watakaza uwo ukunda, ishyari rikabije no kumugenzura, gukabya no kwishisha cyangwa kugirira umujinya uwo ukunda. Ingaruka z'uru rukundo: rushobora guteza amakimbirane no gutuma umubano uhinduka mubi cyane, kuko rimwe na rimwe ababikora uba usanga umukunzi we atabikunda. Muri make, urukundo ni ishingiro ry'ubuzima bwiza n'imibanire myiza. Ni iteka ry'umutima rigira uruhare mu kubaka amahoro, ubufatanye n'urukundo rusangiwe hagati y'abantu. Uru rukundo rudakwiye gushingira ku nyungu gusa, ahubwo ruba urumuri rutanga icyizere n'ibyishimo. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Yari ku Bwenge 360 TV. Nkwibutsa gukanda subscribe, like, share, comment niba wabikunze. Njye mwari kumwe ni Amos 245, naho ubutaha ndabakunda. Ciao ciao.